ya tenseri Masengo gore yabyinjije aperi bikomeye Masengo na Ndonge Menge bari gurana Rayon Sport yabifuje ariko nibasinyishe. Hanyuma rero twihute uruva utarava kuri mureraho gato turacyayiriho aricyo ashaka kuvuga witwa Mugunga Yves gashobora kuba uri we mwataka murera igomba gusinyisha Eri Matador izo ni zanda cyagiye ku cyumweru turi kuri stade hari umwe mu nshuti za Mugunga Yves wabimbwiye Mugunga Yves ashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Ubwo ibyo gusinyisha Habimana Yves bakabireka ko Habimana Yves niwe bari gusimbuza witwa Eri Matador ashobora gusinyira ikipe ya Rayon Sport. Kuna jone rege nibaza hano Mugunga Yves ari ndavuga ni birashoboka cyane ko yabafite ikipe agiye gusinyira yaba ari umwataka mwiza wo gusimbura wenda n'igihe foro nganye taragaruka yabakina ko Yves umwataka Mongo hari ku Kimironko ari mu bihe bye zamararitape urumva yajya Big Bero ntarakomveka muri izi match za gishuti bategereje igitego kibarakibuza ariko nabonye muvoma ari muzima igitego cy'inyarugenge yakuze umukigora byore nibijya mu bibara uzabibona abasore nk'aba ngaba baturuka hakurya mu bibara nibwo uzatera kureba neza akoryo bita ngo tumo ya possible nabonye muvoma bikimusaba kapito nyinshi abatira atangira kuyishora mu gihe kumenyerana bagenzi aya mureke twihute Rayon Sport turacyayifite tuyijyanisha na Peri ariko reka ko bigira Imana aramanu hamanutse Mohamed Cherisheri wa Rayon hamanutse Drissa Kuyate hamanutse babaye benshi Jesus yamanutse yes ugiye kumureba ariko ubwo amakuru meza yandi basigiye sinzi namwe arimo yafite muri Zandani ikipe ya Rayon Sport ibiganiro byayo n'abanyasenegal byagenze neza ariko icyo turi kuvuga ni iki Fare nganye na Studianye bamaze koherezwa amafaranga bagombwa n'ikipe ya Rayon Sport bamaze koherezwa amatike mashya yaya niho barayihoreye baravuga ati ngo yaba expired muyihoreye muze ngo barahinduza bagiye bararambirwa byo guhinduza amatike baravuga ati katubohereza ndi mashya n'amafaranga twahise kuri konte muze Kigali buriya mwigeze kubona aka video ka Fare nganye na Studianye bari mu ndege urumva ntabwo bari barimo baza kana bagafashe kera ahubwo Studianye akibona ibyabo biri gukemuka yakohereje Karikeza buriya kara ka video yakohereje Karikeza kugira ngo amutezemo akavuyo aribaza se baraje Karikeza aramwandikira amuhamagara biranga ariko igihe hari ni kimwe iki cyumweru turimo turi kwa kabiri ntabwo bizarenga kwa gatanu Fare nganye na Youss D bageze i Kigali kuwa mbere bazaba bari mu myitozo mu Nzovi nka rero mu myitozo ko ari babiri bitegura Rayon de kwa gatanu baravuga ngo bazakora imyitozo 4 kuwa mbere kugera kwa 4 bakine match kwa gatanu forunganye wapi oya ndavuga Youss D forunganye we ni mu kwa 9 oya azatangira action gukina byanya byo mu kwezi kwa 10 mu kwezi kwa 9 no gutangira za match ntoya rero forunganye no mu kwa mbere kuno mu kwambera barero niho bamwe kuko nuvuga ngo kwambera habari kera ariko oya ntabwo ubu ntaratangira imyitozo yo kujya mu mangajoma aratangira imyitozo naho mu kwa 9 iyo rero ni yindi uvuga ngo imyitozo yoroheje iyo ni rehabilitation rero iyo rero bavuga ko gukina kuri forunganye ni mu mpera zo kwa 10 mu mpera zo kwa 10 kandi ubwo naho nta n'umuntu abakigenda gace ya buhoro niki wenda nko mu kwa 11 nibwo azaba ari kuri rwego ejo babonye Rayon Sport ipostinga ibaza ngo ninde mubona ukwiye kwambara brassard igitambaro cy'ubukapiteni muri Rayon Sport ubwo birahura no kuza kwa Youss D kwa mbere uzabona imyitozo abantu bari nanjye Youss D nayimusabira bakagihereza umunyamahanga kubera iki ntacyo bitwaye igitambaro kigenewe abanyarwanda kuno kabange yacyamba none se ntuzi ko n'amakipe na Manchester United na Liverpool amakipe yagenderaga ngo ku muco w'abongereza igitambaro cy'ubukapiteni nabo basigaye bagikubita Man U n'umunyamahanga Liverpool n'umunyamahanga kandi yitwa ngo Arsenal we Arsenal yo yavuga ko ari amakipe yitwa ngo na y'abongereza umuco w'abongereza ndetse yewe yanakoraga ama produit menshi y'abongereza iyo yabaga Liverpool na Manchester United ayo nayo ubwayo mu rwego rwo kujera abanyasenegal nibagihe Youss D azayobore forunganye na bagenzi be ngewe nkurikije ibyo ravuze sha abanyasenegal babaniye Rayon Sport ko nabonye Sef umutoza mufite muri plan ze ntago yazaca namugire vice captain Sef ubundi bavuga ko Youss D azaba ari kapiteni nagihifatire Youss D akaba kapiteni vice captain wa mbere akaba Serumogo ari batubwire kuri YouTube umuntu ninde ukwiriye kuyobora Rayon Sport mu kibuga akaba Sef abari bari kuri YouTube batubwire ninde ukwiye kwambara brassard mubona ari inde mwibwe ko umwana w'ikipe yambaye akaba yarigendeye yaragiye muri Sudan bafitemo n'umukinnyi mukuru Emery Bayisengi
umwe mu bakuru bari muri ekipa ariko se ni mushya ni mushya barebe hagati Youss D Serumogo na Sefu undi si muri Rayon Sport umukinnyi umazemo igihe mu bakuru ni wowe umazemo nk'igihe ni safe nubwo yaba yarayivuyemo ariko nubwo yaba yarayivuyemo ariko nyine ubaza igihe yayigiriyemo batayemo abona se wagira umuntu kapiteni utizeye 11 utizeye kujya kina erega nuko ubanza kureba muri abo turimo turavuga ubundi ubanzamo ninde Youss D agomba kujya abanzamo na Serumogo agomba kujya abanza nawe agomba kujya abanzamo ubwo mu kapiteni nawe hagati aho nka muri babiri kuko urumva inyuma ubundi ubu mu bantu bahari Youss D ataraza hari Kabange Bayisenge Rushema abo batatu nubundi muri irari nyenyuma kandi bose baracyari bashye abo ngabo baracyari bashye mu kipe Rayon Sport aho Dianya azaba arimo Dianya ubwo kandi akenshi uzarebe burya iyo amband ifitwe n'umuntu usa n'uri muri secteri yo hagati ariko isa n'inyuma cyangwa n'inyuma burya hari ukuntu ubona leadership ukora ko akenshi ibintu byose ababirebera imbere yiwe kuruta undi wagiye imbere ibintu bikaza kubera inyuma akagaruka aje kuza gucomplaining so ubona ko mu bakinnyi bahari banavuga ko bafite iyo leadership buriya undi yababigira Imana Bedi yaramazemo nk'igihe muri Rayon nawe yagomba kuza mu bakandida ariko David urebye geste Rotif ari kugaragaza nko kuri match y'Imuhanga yagerageze Sefu muri iriya linya ya defense y'inyuma muri iriya match bakinnye i Nyanza bakinnye na Ndagasogi nabwo yamugerageje abanjemo hagati mu kibuga uko kudasinya kwa Karamako kushobora kuzatuma Sefu abanzamo kandi Sefu aramutse abanjemo ashobora no kuba kapiteni Katurinde tuzarebe Sefu biragoye kuko bafite Rishari bafitemo Abedi bafitemo Mohamed Cheri cyane bura mu mari nyingi rero Rayon Sport imaze kubura Ariun Swane bibifuza kubaza na bombi aje muri Senegal yabarangiye Youss D nyiravugira ati Youss D nawe no defenseur mwiza muremure uri calme ariko burabaza na Diane yari show ya kabiri kuko show yabo ya mbere yari Ariun Swane wagiye mu kipe ya APR cyane ko nyine yamubatanze birangira bizaniye Youss D bamuvana mu gihugu cya Maroc murabyibuka ariko bamuzana basa naho bashidikanya ku bushobozi bwe bumva ko nyine atari hejuru nkuko bifuzaga nyingi ndetse na Swane hageze arakina murabye ko mu mikino ya mbere rwose yanakinaga Youss D nabanzamo kuko babanzagamo mari nyingi ndetse na Aimable ariko nyuma yaho baza kubona ko Diane ari umukinnyi udasanzwe urebye uburyo yakinaga ari calme ari pose discipline byose biza gutuma rira afata umwanya hanyuma ariko ngira ngo story yabo yaje kuryoha neza cyane hagati ya Rayon Sport n'abanya Senegal ubwo basuzaga sezo Rayon Sport yahuye n'ibibazo bidasanzwe mu gusoza sezo cyane cyane nyine bijyanye n'uburyo amakipe menshi bayifuza igikombe ko ruzari nyinshi bakinnyi benshi bahamagarwa mwarabyumvishe na Sefu abivuga ko nawe yahamagawe ubwe ariko bura mu bintu byatumye yongera amasezerano Sefu nukuba yarabahakaniye ubunyangamugayo bwa Sefu loyalty yaravati rwose ibyo bintu simbigenderamo aba banyasenegali nabo uko ari babiri Omar nyingi na Youss D kuko aribo bakinaga n'ubundi mu gugarizi basoza sezo Aimable yarahagaritswe tukibarizwa mu myitozo urumva bakabange babashyiramo bakabona ibintu ntabwo bigenda neza bafata umwanzuro kubakinisha amakipe abibonye rero igihe bajya gukina na Rayon Sport bagashaka kubacaho bakavuga ati nibo bakina mu bugarizi twabanyuzeho tukagira ibyo tubabwira bana abanyasenegali baravuga bati ibintu bwa mbere tubibonye kugeza ubwo banibigara n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bakabereka bati abantu baduhamagaye nabo bari kutubwira ati tubigenza gutya ariko ntibishoboka ubona ko nyine bashaka gutwara igikombe mu by'ukuri bakanaba n'inyangamugayo ibintu byatumye nyine basa naho baguze inzira kuri Rayon Sport cyangwa se bagiye kubana neza bigenza gutya ariko ntibishoboka ubona ko nyine bashaka gutwara igikombe mu by'ukuri bakanaba n'inyangamugayo ibintu byatumye nyine basa naho baguze inzira kuri Rayon Sport cyangwa se bagiye kubana neza